zanjye na iribagiza na musaza nizo zirimo kugenda zingaruka nyine nta bindi bintu birenze ese ko nubundi iribagiza ari gukomeza avuga ngo mama uramuzi ubundi kuko arahari ibyo senje nta makuru nawe mfite rwose ibya mama we singiye uko natoraguye umwana ari mutoya muri iriya nese Fabrice ibiki ngira ukuntu wishe papa we ungira ukuntu mama we yarambwiye ngo muhirambo yabonetse bashimbise we iribagiza ariko nyina ntiyigeze tuba wabinyibwiye niko byagenze nyina arihe ndahazi nyina arihe reka wujya njye sinjya gushira amacere ariko kuri iyi shuro nutagira ikintu uvuga yewe njyanye mu byigumanire Fabiye tuza twumvise byigumanire buriya reka nkubwire ikintu kimwe sibyo imvura nikabona iguye urumva tunyagiranye hamwe urumva urangira ngo ngende uva natose cyane utangire kwivana mu kibazo ibyo bintu bya mama irageze ingenda namuza ahubwo nigeze nanamubona ngiye ibyo usibye ko uriya mwana namutoraguye nyine urumva ariko bya mama irageze byo ntabyo nzi pe ntabyo nzi. Muraho nanone mwese mudahwema gukurikira cyangwa se kuba ku murongo w'ibyegeranyo cyangwa se amakuru agiye atandukanye. Nanone ni wa mwanya tugiye kugaruka ku nzira y'umusaraba. Murabona ko tugeze ku gace noneho karyoshye aho tugeze kuri episode ya 62. Nyuma rero nkaba nsaba wowe wacikanywe cyangwa utarigeze ureba iyi episode yari igezweho aka gace n'ubundi ka 62 tugiye kuba tuvugaho, wowe waba warayirebyeho cyangwa utarayirebyeho ari byinshi birimo tuba tutarasobanukiwe, ariko ndahanga kugira ngo dufatanye kugira ngo tugende tumenya byinshi byaranze iyi nzira y'umusaraba. Hanyuma rero wowe ugeze kuri murongo cyo usabwa no gukora subscribe nimba bikunze, like, comment na share birakenewe, hanyuma tukajya tubana umunsi ku wundi. Hanyuma murabona ko iribagiza agarutse arundi muntu mushyashya mwari mumenyereye iribagiza nk'umuntu umeze nk'injiji wijijisha cyangwa acishije make, ariko aka kanya agarutse akubita abanguranya niko nabivuga mu kinyarwanda cyumvikana. Agarutse noneho ari iribagiza wanyawe tugiye kumubona iribagiza arimo avuga ati ange bikunde ngiye guhangana n'uyu mugabo Rugema, cyangwa se aravuga ati agakiza ngiye kugashyira hasi, ibyo nari mfite byose mbihagarike, ati mpangane n'uramushenzi warushatse kunyicisha ngo cyane. Mwabibonye ko ari kujya inama na musaza we ukuntu baterukira rimwe ndetse bakareba n'uburyo bashobora kuba bakura imitungo yabo bakayigarukana bayikuye mu maboko y'uyu mugabo Rugema. Murabizi ko yayifashe bugwate, yayifashe nk'iye, ariko abantu benshi ntibabizi. Ariko uyu mugabo bari kuvuga ati tubanze tuce mu buyobozi, tubanze dusabe ubuyobozi buturenganure, dusabe inzandiko duhesha ibyacu cyangwa zikaduha imitungo yacu, hanyuma duhangane n'uyu mugabo gize akaraha kajya he. Hanyuma iribagiza akabwira musaza we Rurangirwa ibyanga bikunze ndashaka ko ibi bintu byihuta, ariko musaza akamubwira ati butuje buretse tubanze tubone inzira itomoye tuzagende ntacyo twikanga, tubwira ubuyobozi ukuntu ibintu byagenze, tubive umuzi rwose nta na kimwe dusize, harimo n'ukuntu Rugema yashatse kukwica ndetse n'ibindi, tugere kuri tayito yo kuzagera ku mitungo yacu tuyibohoreze rimwe. Ariko iribagiza yamubereye ibamba ati byanga bikunde tugomba kubikora kuko imitungo ya data turayikeneye ko igaruka mu maboko yacu. Namwe mwarabyiboneye ko iribagiza ashaka ko byanga bikunda Rugema apfa, ntashaka we noneho ko afungwa, arashaka ko apfa. Aba ari kubwira musaza ati bamwice. Musaza akamubwira ati nanjye iyo mbigirira ubushobozi nari gufata nka tingatinga cyangwa imodoka nkabanza nkamugonga amaguru, rangiza gukoresha tingatinga nkakoresha imodoka nkamurangiza. Atariko ntibyashoboka muri iki gihugu turimo, ikintu cya mbere ni amategeko. Ariko hagati ya agiza we akavuga ati iyaba bamurasaga, ariko akongera akigarura ati n'isasu ntiriryana kuko nawe yari yifuje kuba yamutwara ubuzima. Murabona ko inzira y'umusaraba none iri kugenda igera mu buryo, iri kugenda igira ahantu haryoshye hateye amatsiko. Buri wese yibaza ati bizagenda gute. Gusa muri comment ntibibagirwe kujyamo ngo wandike ese uri kubona bizarangira ute, uri kubona rinde nyirabayazana hagati y'aba bantu bombi, ubona uzarenganurwa mu mategeko agakomeza ubuzima bw'uko byari bisanzwe. Se Rugema azafungwa wowe kubibona cyangwa nibyo babibwira ntago azafungwa? Twandike muri comment utubwire ukuntu bimeze cyangwa uko byumva nawe. Hanyuma rero reka dukomeze babwira ko igihe Rugema yafunzwe n'ukuri uyu muryango ushobora kuzagarukana amahoro, iribagiza kongera akabona nyina. Ariko se urumva mbere yuko Rugema afungwa
Iribagiza azaba yarabonye nyina cyangwa azafungwa nyina ataramubona Iribagiza akomeza ashukwe n'abandi bagiye batandukanye, ushobora gusanga afunzwe agahita haza undi mutekamutwe akavuga ko wenda azaho nyina wa Iribagiza ari. Uri kubona bizarangira gute? Icyo usabwa ni ukwandika muri comment kugira ngo tubone ko uri kumwe natwe, n'utarakora subscribe ukayikora rwose tugafatanya hamwe, kandi ubu uri kudushyikira mu buryo butandukanye, komeza kuguha amakuru agiye atandukanye ku iyi nzira y'umusaraba. Hanyuma rero inzira y'umusaraba muri kubona ko tugarutse kwa ba Emile ndetse na Kamarade, ngo mwarabibonye yuko Emile yakunze wa mukobwa, akaba yarakomeje kugira ingingimira ku mutima, amasoni, nimba ari ukumutinya sinamenya ari ibiki, ariko n'ubwoba yamugiriye bitewe n'ubwiza yamubonyeho. Yaravuze ati mbonye umukobwa, mbonye urukundo mu buzima bwanjye. Hanyuma agira ubusoni zo kubimubwira, atuma Kamarade aragenda yinginga umukobwa. Bamaze guhura umukobwa amubwira ko bitashoboka ko bakundana. Rero igisabwa icyo yamusabye ni ukugira ngo ahure byibura na Emile bivuganira imbone nkubone. Byabanje kugorana, ngira ngo mwarabibonye mu inzira y'umusaraba mwaka gace tugezemo, byaragoranye, ariko yaje kumwemerera nyuma, aravuga ati reka ne kugusuzugura nk'umuntu mukuru, arabyemera. Ubwo rero dutegereje kuzahura na Emile, kugira ngo ahure na Emile bagire ibyo bavuganaho, ariko nta kindi ni kumusaba urukundo. Reka dutegereze turebe ukuntu bizaba bimeze. Ariko Kamarade avuga ati uri mwiza, abwira uriya mukobwa, ariko umukobwa akavuga ati nta kibazo. Ariko Emile, tugarutse kwa Emile yakomeje kumutinya. Mwabonye ko naho bahuriye yari yihishe, sinzi ibyo gukomeza yihisha aho bizarangirira. Ko Emile akarenga akabwira Kamarade ati mu by'ukuri uzansayidere umfashe kugira ngo nzabone iriya nkumi, ngiye ntago ibintu byo gutereta mbimenyereye, ni ibintu bisekeje cyane. Ese uribaza Emile nahora nura mukobwa bizaba bimeze ute? N'amatsiko menshi rero, bisaba gukomeza gukurikirana uduce tuzakurikira. Ariko ujya muri comment n'ukuri wandika ati se bizaba bimeze ute Emile umunsi yahuye n'ura mukobwa? Ariko Kamarade akamubwira ati nta birenze, nubwo yiyemeje akavuga ati nta muhungu azigera akundana cyangwa ntaragera mu cyo gukundana, ngo aracyari kwiga. Ngira ngo mwumvishe ko avuga ko yiga za Kampala, ariko Kamarade amukomeza umutima amubwira ati byanga bikunda bira nibyo yivugisha, umunsi mwahuye bizakemuka. Hanyuma rero hahiye hatukombeye wa muriro umwe utamo ikintu kigahita gishya ako kanya. Umuriro nta handi uturutse kwa Nyirantambara yashibukanye noneho uwo bita Rugema arajya hehe ko bamuziye? Uwitwa Fabiola, icyitwa Nyirantambara bamuhagurukiye, baravuga ati byanga bikunde ujye tujye. Igihe wagendeye amajoro y'ubusa yose wagiye, dore iminsi y'igisambi bibaze iba 39, ariko kwa 40 ajya afatwa. Hano bari kumuhatati nababwiza ukuri, ababwire ikishi nyuma y'ibintu bari gukurikirana bya hato na hato. Ntambara ati uraje umbone ngire gutya ngo usigire umwana mutoya ariwe Iribagiza, nurangiza nyina uzahari warabicejetse. Ati jumbone tugiye kugurukana. Mu by'ukuri abibabwiye mu gace kashize, mbabwira ko umunsi Nyirantambara yaje ahangaha bizacika bikazama. Rero yagarutse kandi yamenye ko uyu nguyu Rugema yamuciye inyuma rwose. Byo kurinda twavuga cyangwa dusobanura ni ibintu byisobanuye. Iyi nzira y'umusaraba igeze ahantu haryoshye cyane, yaba abakunzi bayo natwe twese dukomeza kuyireba tubona igeze ahantu haryoshye cyane. Ni ugutegereza tukareba amaherezo y'ibi bintu aho bizarangirira. Wowe jya muri comment wandike uko ubyumva cyangwa amarangamutima yawe ahari, yaba mwaba bakinnyi, yaba ari uko ubyumva wowe. Ukoreshe twa emoji udutima tugiye dutandukanye kugira ngo natwe tubone ko wisanisha natwe, uba uri kumwe natwe umunsi kundi, isaha ku yindi, uba uri kutwumva. Rero Nyirantambara yagarutse ukundi, abaza Rugema ati wari uzi ko ntazamenya ko waryamanye na mama Kanyana ukikora mu buriri tumaranye imyaka ingana utya, ukajyana mu undi mugore wihabara kweri ukabinkora? Ati ibi bintu ntago byumvikana. Nyirantambara n'umujinya mwinshi ndakumira Rugema amubwira ati ibi ntibishoboka, nta nubwo byumvikana. Kandi murabizi ko uyu mugabo koko yajyaga kujyuna kwa mama Kanyana, ndetse mubaza n'agahinda kenshi ati wari uzi ko ntazabimenya. Iyo utinyuka ugakora ibi amarorerwa nk'aya ngaya, ibintu nk'ibi biteye isoni gutya, muri kubona ko bigeze ahantu hakomeye. Uri kubona birarangira gute? Rugema arabacika aba bantu bombi, uko ari kumwe na Fabiola n'uyu mugore. Sinzi nimba baramumerera neza, icyo nzi cyarahava ahavanye
igikomere cyangwa mo kimwe banamukubitira uko nako benda kumumira. Reka dutegereze agace gakurikiyeho ukuntu bizaba bimeze, tureba hagati ya Iribagiza n'aba bantu bombi ukuntu bizaba bimeze. Ese Emile azatinyuka uriya mukobwa? Ese Rugema bizarangira ababwije ukuri, ababwiraho nyina wa Iribagiza ari imbere yuko ajya gufungwa? Kuko byanga bikunda ngenda abona Rugema azafungwa akazisanga mu maboko ataraye. Nawe ujye muri comment utubwire ukuntu ubona bizarangira, cyangwa bwire ukuntu ubona episode ya 63 uko izaza iteye amatsiko. Natwe tuyitegereje turi benshi, ariko aho bigeze ubu ngubu bigeze aho biryoshye cyane. uri kubona ko ibintu byageze mu buryohe. Mwese mudahwema gukurikira iki kiganiro cyangwa ubu busesenguzi tuba twakoze ku nzira y'umusaraba. Uyu ni umurongo mugari ubagezaho ibyegeranyo, ngura kakazogera kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro tugenda dukora. Kandi nawe utarakora subscribe nukuri kore kugira ngo ibintu bikomeze kugenda mu buryo. Nyuma rero abakunzi b'inzira y'umusaraba mbashishikariza kuzareba episode igiye gukurikira. Iyo iraza ari amavuta, iraza ari injyana muntu, aho Fabiola azaba ndetse n'uyu nguyu Nyiranambara bazaba bamaze kumenya ukuri k'uyu mugabo Rugema. Aho Iribagiza nawe azaba we na musaza we bageze kure ku rukiko cyangwa mu by'amategeko, bari kubaza aho baca kugira ngo babashe gufungisha uno mugabo. Murumva ko rero ni byinshi dutegereje ngo tumenye mu by'ukuri aho ibintu bizaba bigereje.